yakoze accident yakoze accident kubita agatuza hasi ariko agira zimwe mu ngingo mu nyama nk'umutima ibihaha ndetse n'impyiko byagiye byangirikaho. Amara y'Imana kuri mwe mwese mudama kudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha kubw'umwanya wanyu mutanga kugira ngo mubashe kubana natwe mu biganiro tubagezaho. Ngewe nitwa Bikem cyangwa se Bikem wa Yesu. Ndabishimiye cyane inshuti murebe iyi televiziyo kubw'umwanya muduherega. Buriya umuntu ufata umwanya wakicara ku kiganiro akakireba buriya sugira ngo umuntu ntabari guhaye igihe cye, yabaguhaye igihe cye, abaguhaye umwanya we, abaguhaye agaciro. Namwe rero mwarakoze kubaha ibyo dukora mukabiha agaciro, mukabireba ndetse mukanabisharinga. Tumaze iminsi tugenda tuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye mu biganiro bigiye bitandukanye bifite insanganyamatsiko zitandukanye, ariko uyu munsi navuga ngo nzanye insanganyamatsiko idasanzwe ariko si nziza, ntabwo iryoshye cyane ku buryo yakomerwa amashyi gusa, ariko ishobora kuba iyo nsanganyamatsiko yihishemo amashimwe y'Imana. Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi tugenda duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Mumbabarire kuba ndi muri telefone, ni amakuru ndi kwegeranya kugira ngo tuze kuganira neza muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kushakira amakuru. Nari ndimo mvuga ngo muri ubu buzima tubaho bwa buri munsi tugenda duhura n'ibintu byiza ndetse n'ibibi. Nta cyiza gusa twabona kuri iyi si, nta n'ikibi gusa twabona. Ubuzima ni iby'isi ni gatebe gatoki, nta formule ubuzima bugira. Uyu munsi ubayeho muri ubu buzima bwiza, ejo ukabaho mu buzima bubi. Iby'isi bihora bimeze gutya nyine bisimburana. Uyu munsi waba wishimye, uyu munsi waba useka, ejo ukaba uri kurira. Bibiliya niyo yavuze ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ni ikintu gikomeye. Ni ukuri ndi umugabo wo kubihamya ko umuntu ashobora kurara arira, akagira ijoro ry'amarira n'imiborogo, akagira kwiheba, akagira depression, akagira ibyago byinshi, ariko bwacya mu gitondo akaba ari ubyutse atangaza kunesha, akaba ari ubyuka atangaza intsinzi. Birashoboka cyane. Bishaka kuvuga iki rero? Muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, nubona ugihumeka umwuka bazima, ntukihebe, ntukiganyire. Iby'Imana itarakora none yabikora ejo, iby'Imana itarakora saa 4 yabikora saa 6, iby'Imana itarakora saa 6 yabikora saa 6:3. Birashoboka ko umuntu wese ugitijwe umwuka w'abazima ashobora gukoreshwa iby'ubutwari mu kanya nk'ako guhombya. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda guca iteka ku muntu ukiriho, ku muntu ugihumeka. Hari indirimbo rero, hari igice cy'indirimbo hano narindi kuririmba cyangwa narindi kureba, narindi gusoma, nshaka kuganiriramo. Icyo gice cy'iyo ndirimbo, kiravuga ngo natwe inshuti za Yesu twe kwimenya ubwacu, nk'uko twababariwe tubabarirane. Sibyo? Abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana umugisha w'Imana. Ndashaka gutinda kuri iri jambo. Abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana umugisha w'Imana. Dufite inkuru y'umuvandimwe bita Tisiye. Tisiye ni umukozi w'Imana wakuriye mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, mu rurembo rw'amajyepfo, ahoze hitwa i Butare.
Tise yakoreye Imana mu buryo butandukanye bwinshi. Tise yavuze ubutumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi Imana yashoboye kumushoboza kugera. Tise yabaye umuhanuzi mwiza w'amahanga. Hari ubuhanuzi bwinshi yahanuye bwasohoye. Hano mu bari kureba iki kiganiro harimo abatangabuhamya. Tise yakoze ivugabutumwa, umuvugabutumwa mwiza wahinduriye benshi ku gukiranuka, kandi Bibiliya iravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Tise yabaye mu bikorwa by'urukundo bitandukanye, ni mu magurupe atandukanye. Tise yabaye mu magurupe asenga atandukanye, yewe abana b'inkuba iki n'izindi gurupe zitandukanye z'abanyamasengesho. Tise yabaye umunyamasengesho mwiza, kandi hari abo yasengeye birakunda birakora ndetse bigira n'umumaro, n'ubu bigifite umumaro. Inkoze description ya Tise mu bihe bye byamuranze by'umwuka, ariko uyu munsi Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza, ngo ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Bene data nshuti bakunze mukurikira no televiziyo, ndagira ngo mbabwire ko Tise yameze nabi. Tise yari mu minsi mibi. Iminsi mibi umubwiriza yavugaga yari iminsi wenda yo gusaza, kuba ukuze cyane utacyitaye ku by'isi. Ariko iminsi mibi ishobora gusimbarizwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuba uri muri morgue, ushobora kuba uri muri koma, ushobora kuba uri muri urgence ku bitaro. Iminsi mibi ikaba yagusohoyeho. Hari iminsi dusohoramo mibi, ukaba utakibasha kurya, kunywa, gusenga, kwiyiriza ubusa, kuririmba, gucuranga, kunezerwa. Ahubwo akaba ari iminsi y'imibabaro ku buzima bwawe. Kimwe mu bintu ijambo ry'Imana ridusaba ndetse cyane ni ukumenya kuzirikana kubabarana n'abababaye ndetse no kwishimana n'abishimye. Uyu Tise ndi kuvuga, hari abantu benshi bamuzi mu biterane bigiye bitandukanye. Tise ubu ngubu amaze reka turebe igihe Tise amaranye uburwayi n'igihe amaze atabasha kujya mu giterane cyangwa atabasha gukorera Imana mu mirimo itandukanye yakoraga. Hano ku makuru mfite ku burwayi bwa Tise harimo iki kintu. Tise yarwaye indwara y'umutima wabyimbye kubera ko ibihaha byivanze n'amaraso kubera kuvira imbere. Abantu badukurikiye baganga, abadogiteri n'abandi mwese nyine mwagiye muhura n'indwara nk'izi, muziki yari indwara ubundi ishobora no kwica umuntu mu kanya nk'ako guhumbya, igihe byabaye igare rye ko ari ryo ryamwica. Tise yakubise agatuza hasi avira imbere, hangirika impyiko y'ibumoso. Ni byiza ko dusobanura uburwayi arwaye kugira ngo tubanze tumwumve, nitujya no kumutabara, nitujya no kumufasha, kumva uburemere bw'ukuntu dukwiye kumufasha. Yikubise hasi avira imbere, hangirika impyiko y'ibumoso ndetse n'igihaha gipopa rimwe kigahita gihagarara. Niyo mpamvu rero kubw'ubwo burwayi amaze iminsi igera muri 37 ku mwuka. Uyu mwuka mubona duhumeka, nubwo tutawishyura tutawugura, hari abantu bari guhumeka kuko bishyuye umwuka. Nubona uwufite uhumeka nyine freely ku buntu, nta mbaraga, nta kindi kiguzi bigusabye, ujye umenya ko dufite abantu bari guhumeka kuko bari kwishyura umwuka. Akavuga ati uyu munsi umwuka uhumeka urishyura 50,000. Imana iguhaye fagitire y'umwuka uhumeka, wakwishyura ngahe? Bibaye ngombwa ko umwuka duhumeka tujya kuwishyura ku kwezi, ubona wakwishyura ngahe? Tuzirikane mwene data Tise ubu we ari guhumeka umwuka yishyura buri munsi. Ukwezi n'iminsi 7 si mike, umuntu aryamye mu bitaro ari kwishyura umwuka, ari guhumeka. Rero ukuntu biteye rero niko nshaka kubasobanura no kubaha detaye ku makuru nakuye kwa muganga.
uyu munsi ku kibazo tisi afite imiti y'impyiko iramutse ibonetse ntabwo yaba kibazwe habonetse imiti nyine kugira ngo isimburwe n'indi. Ni ukuvuga ngo umutima ushobora kubyimbuka akomeje kubona imiti, kuko amakuru ahari bari kudaha nuko igihake byatangiye kuza, bitangiye kuza aracyari ku mwuka. Murumva hari Imana iri kugenda ikora buhoro buhoro, kandi aho igejeje ikora turayishimiye. Ni ukuvuga ngo rero ku kibazo afite uyu munsi tugiye kurebera hamwe harasabwa iki ngo tisiye avurwe akire. Birasaba amafaranga angahe? Nicyo kintu tugiye kureba kugira ngo dutabare umuvandimwe tisiye. Ni ukuri ino nkuru irababaje ya tisiye kandi iteye n'agahinda. Inshuti rero mwese mwakunze tisiye, mwagendanye nawe, mwasangiye nawe, mwasenganye, abo tisiye yasengeye, abo tisiye yahanuriye, aho tisiye yabwirije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni henshi. Birakwiye ko aho duherereye hose ku isi tumufashe mu isi, mu ijuru azirwariza ntagawe n'ababandi. Mureke rero duhaguruke dufashe mwene data tisiye. Detaye mfite z'amakuru y'ahari yarwariye Faisal, kugira ngo ubuzima bwa tisiye bugende neza nuko haboneka miliyoni 7. Kuba muri biriya bitaro bya Faisal ubwabyo ni ikintu gikomeye. Abantu badukurikiye bahazi bari kutwumva, no kurwarira muri Faisal muzi icyo bisaba, no kugura imiti. Ubwo rero iyo ni simvuga ngo ngiye gutanga detaye ya buri kantu y'izo miliyoni 7, ariko harimo ibitaro hakabamo n'imiti kugira ngo mwene data avurwe nyine akire. Kandi n'ubu byaratangiye, hari ibyo Imana itangiye gukora. Tunashimira abantu bese bagize icyo bakora uyu munsi wa none. Hari abari kumufasha. Nawe ushobora kubona ikiganiro cyacu rero aribwo bwa mbere wumvise iyi nkuru cyangwa wari warayumvise. Rero bene data ndagira ngo muze dutabare tisiye nk'uko iriya ndirimbo twaririmbye yabivuze. Iriya ndirimbo buriya irimo message ikomeye dukwiye kwitaho, ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nabo bazagabana ku mugisha w'Imana. Ushobora kuba ufite 1,000, ushobora kuba ufite 2,000, ushobora kuba ufite 100, ushobora kuba ufite 200,000, ushobora kuba ufite 10,000, ushobora kuba ufite miliyoni, ushobora kuba ufite miliyoni 2, ushobora kuba ufite izi miliyoni zose zikenewe ngo umwana w'Imana agaruke mu rugo rwa se, umwana w'Imana agaruke mu murimo w'Imana, agaruke mu ivugabutumwa. Ni ukuri inkunga waba ufite yawe iyo ari yo yose ushobora kuyohereza. Turaza gutanga nimero ya telefone. Kuba umuntu amaze rero iminsi igera muri 37, ubwo ni ukwezi n'icyumweru kimwe, ni iminsi myinshi cyane, aruhijwe n'uburwayi, ababaye, aribwa, agura umwuka, ahumeka. Twe turahumekera ubuntu, nari nabibabwiye. Birakwiye rero ko umuntu wese atekereza ikintu yafasha mwene data tisiye hari yarwariye, nkuko mwagiye mubibona cyangwa muri kugenda mubibona muri izi video zacu zigiye zitandukanye ziri guca muri iki kiganiro. Ni ubuzima bubarimo, ni ubuzima butoroshye. Tumufashe nkuko twafasha n'undi wari we wese wagira ikibazo nk'iki. Tisiye yakoreye Imana, tisiye yavuze ubutumwa muri iki gihugu. Tisiye ni umuntu wa morale, ni umuntu wigirira morale mu buzima busanzwe, yaba yigisha, yaba hanura, icyo yaba akora cyose. Ni umuntu w'abantu. Muri iminsi niho ndi kubona amavideo ye cyane yagiye asirikira ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro yagiye akorera hano ku Iyobokamana TV. Tisiye hari abantu bafashe video ze bazikinamo comedy zindimo bavuga z'umwuka. Harimo n'abatamuzi wenda nakoriyanti izo video mukamenya umuntu ndi gutabariza rinde. Kuri TikTok hariho abajene biganya tisiye ibyigisho bye n'ubuhanuzi bwe, bagenda babisubiramo nyine banandika subtitles. N'uwo tisiye ndi kuvuga, umugabo w'igikundiro wigiriraga morale, wabanaga n'abantu, mu byo akora byose ukabona afite umurava. Uyu munsi rero ntabasha kunyeganyega, ntabasha kujya mu materaniro nk'abandi nkatwe twese.
ntabasha kuvugira kuri telefone umwanya munini, ntabasha kurya uko yifuza, ntabasha kugenda, ntabasha kwambara icyo ashaka, aragowe, arababaye, aruhijwe n'ubuzima. Ni byiza rero ko tumutabara, ni byiza ko tumutabara Tisiye. Nibiza kunkundira muri iki kiganiro kitari kirekire kuko ni ikiganiro cyo gutabariza umuntu, nta kindi kintu na kimwe nshaka gutuma kino kiganiro uretse gutabariza mwene data. Nibiza kunkundira muri iki kiganiro ndaza kuvugana na madamu wa Tisiye, ndaza kuvugana na madamu wa Tisiye kugira ngo aduhe neza amakuru arambuye ku bijyanye n'ubu burwayi bwa mwene data, kugira ngo turusheho gukomeza nyine kumutabariza no kumushyigikira. Ariko twabonye na detaye y'uburwayi bwe n'ibibura cyangwa se ibikenewe byose kugira ngo Tisiye agaruke. Ariko nawe babwiye ko hakenewe miliyoni 7. Ayo niyo makuru nge nahawe aturuka hariya nyine arwariye kugira ngo Tisiye abe yakira. Ayo ni amafaranga umva abantu mwenyine muri kureba kino kiganiro, niyo buri wese yavuga ati nge ndatanga 5,000, niyo yavuga ati ndatanga 10,000, Tisiye yaba muzima, Tisiye yavurwa agakira. Rero imbaraga z'amafaranga zinyeganyeza ibintu byinshi, ariko ntabwo zanyeganyeza ibintu byinshi kurusha iz'Imana. Ikindi dukwiye gukora, kuko hari abantu benshi bivuje batanze n'amafaranga menshi, niko ubuzima bumera bwo ku isi, ariko bikarangira n'ubundi batashye bapfuye. Ni iki nshatse kuvuga hano? Dukwiye rero no gusengera Tisiye mu magurupe asenga atandukanye. Bene data mwakoranye na Tisiye umurimo w'Imana, bene data mukunda inyigisho za Tisiye, bene data Tisiye yagiriye umumaro mu buryo butandukanye, ndetse n'abatawugiriye bambaye umutima wa gikristo. Ukwiye kujya uryamusengeye Tisiye, tukamusabira Imana kugira ngo ave hariya. Iby'amafaranga atanyeganyeza, imbaraga z'Imana zirabinyeganyeza. Amafaranga n'ibyo arakenewe, ariko si yakomeye cyane kuruta ubutware bw'Imana. N'aka kanya Imana ishobora gukora igitangaza ikamubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe witahire ugende, kuko Tisiye ntabwo ari we wa mbere Imana yaba iri kugeragereza aho gukiza abantu. Hari igihe Imana igukorera ikintu ukagira ngo ni wowe mfura y'ibitangaza kubera urwego rw'ikintu igukorera ukuntu kiba kingana kiremereye. Yesu yakijije abarwayi, Yesu yakijije, yazuye n'abapfuye nkaswe none abagiye mu mwuka bazima. Uyu munsi ushobora kwicara ugasengera Tisiye, Imana igakora igitangaza. Ntukabure kuzirikana Tisiye mu masengesho yawe ya buri munsi. Tumwibuke mu byo dukora, ndetse tubikorere n'abandi bababaye benshi batandukanye, kuko ni inshingano y'umukristo rega gutabara abababaye. Niryo dini nyamukuru dukwiye gusengeramo, kuko idini nyamukuru nifasha imfubyi n'abapfakazi n'abaruhijwe n'indushyi. Buriya Yesu nitugera mu ijuru hari ibintu azajya tubaza, avuga ati nari nshonje ntimwangaburira, nari ndwaye ntimwangemurira, nari mfunze. Ibi byose ni imirimo myiza izaduherekeza kujya kureba Tisiye kwa muganga, nubwo bitoroshye, ariko byibura kohereza ukavuga ati muze kumugurira imbuto, muze kumugurira icyo kunywa. Ibyo byonyine waba ukoze cyangwa waba uri gukora, uburyo ubikorera Kristo, nibyo azanatubaza ejo bundi ati nari ndwaye ucaho ntiwampa n'utuzi two kunywa, nari nshonje ntiwangaburira. Buriya nubikorera Tisiye, ndetse n'abandi uzi bababaye si Tisiye gusa, uwo wabikorera wese burya ni Kristo buri kubikorera. Iyo ni imirimo myiza rero izaduherekeza dutashye. Dushobora rero kumukoreraho imirimo mu gihe gisa nk'iki, tukagira icyo dufasha uyu muvandimwe, tukagira icyo dufasha uyu mukozi w'Imana. Turifuza Tisiye kongera kumubona mu biterane, turifuza kongera kumubona mu makonseri, turifuza kumubona abwiriza ubutumwa bwiza, turifuza kumubona muri gurupe zitandukanye z'abanyamasengesho. Turifuza mu buryo butandukanye. Dukeneye Tisiye wacu ko atugarukira, ko agaruka mu buzima busanzwe, tugakomezanya umurimo w'Imana nk'uko byari bisanzwe. Rero nshuti bene data, mwari mukurikiye kino kiganiro, nta bintu byinshi mfite byo kuvuga, si ubusesenguzi, si komenti zindi zidasanzwe. Ni cyari ikiganiro cyo gutabariza mwene data no kubibutsa inshingano y'umukristo ko burya
gutabarana ari umuco wa gikristo, gutabarana no umuco wa gikristo. Ubu rero biragoye, umuntu ashobora ejo kwitaba Imana abantu bakajya bazana amarira muri comment n'agahinda n'imitima ibreakinze. Tisiye twaragukundaga, Tisiye watwigishije neza, Tisiye waduhanuriye neza, Tisiye waduhaye ibyishimo, Tisiye waduhaye morale. Ibyo byose tugatangira kubivuga cyangwa kubyegerana uwamaze gutaha we yamaze kwitahira. Ni byiza rero ko tutakomeza kugira umuco wo gukunda abapfu kurusha abazima. Ni byiza kwereka Tisiye urukundo agiye mu mwuka abazima. Urwo rurabo wumva wazana ku gituro cye, wazana bagiye kumushyingura, fata agaciro k'urwo rurabo urumugurira urumuhe. Siko njya mbigisha muri bya biganiro byanjye ngo muhereza ururabo rwakibasha kurwihumuriza. Urwo rurabo wumva wazanira Tisiye rero wapfuye, yafuye mu mwuka, bitekerezo ubu basa kireba, akikureba akakumenya, acyumva umuntu umuvugishije akamutandukanya n'undi. Fata urwo rurabo rwe wahari kuzajyana kumva ye rumuhe. Nikiregana ndi gukora nicyo ndi kumusabira. Rumuha kibasha kurwihumuriza kandi bitubere n'isomo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu apfuye usanga tugize amarangamutima menshi. Yemwe dore nk'ubu ngubu wenda hari aba YouTubers bamwe bagiye bakorana na Tisiye ibiganiro, ejo bundi ubu ngubu bapfuye barwara intambara yo kugaruraho ibiganiro byose bamukoresheje, ngumva ngo nyakwigendera ngo akiriho ngo ukuntu ngo yabwirizaga. Ariko uyu munsi wenda akaba atatekereza kumukoraho inkuru yo kumutabariza ajye mu kumuka bazima, ariko yapfa agatangira agarura ibiganiro bye. Ikiremwa muntu we, nuko turebye nyine nta kundi tuziyakire. Dukwiye rero gushyigikira umuco wo kudakunda abapfa kurusha abazima, tugashyigikirana nyine umuntu agihumeka. Niba rero icyo mbasabye nsoza nyine kino kiganiro cyanjye, niba ateganyaga kuzagurira Tisiye ururabo yapfuye, wowe kora geste idasanzwe abantu batamenyereye, urugura kibasha kurwihumuriza, urugura kibasha kumuka bazima. Harya buri ururabo ruhendutse rugura ngahera? Indabo zigura 5, hari n'uzigura 10, n'ibihumbi 20, n'ibihumbi 30. Yewe ayo rwagura yose, wowe niba wateganyaga kuzarumuha bikoro, reka turebe ko ari Tisiye ko ari ni gisa shanari nakubuze kabisa. Telefone yanjye nyine yazimye kuri iPhone sizi uko nimero. Ya reka tuvuganeho gatoya ntacyo ngiye gusoza ikiganiro. Ni Madame Tisiye turi kuvugana ku badukurikiye. Twashakaga kumenya Tisiye amakuru ku burwayi bwe wenda arambuye, hari ibyo twagiye tuvugana kwa muganga n'abamwegereye, ariko buriya ufite amakuru menshi kuturusha ku buryo abantu b'Imana bashobora kumufasha, ariko bazi ngo baramufasha mu biki. Urabanza twibwire. Nitwa Gisariya murakoze. Madame Tisiye. Yego Gisa. Yego. None Tisiye uburwayi bwe bwaje gute, yafashwe ute kugira yisange muri urgence imeze kuri iki? Tisiye rero ntago ari uburwayi bwaje gutyo, ahubwo yakoze accident. Yakoze accident kubita agatuza hasi, ariko agira zimwe mu ngingo mu nyama nk'umutima, ibihaha ndetse n'impyiko byagiye byangirikaho. Rero nta bundi rwose bwizanye n'iki, ahubwo ni accident yakoze. Amaze igihe kingana iki mu bitaro? Bari bambwiye iminsi 37. Ndibaza kuko yayikoze ku itariki 2, ubu turi mu matariki 10, urumva ko arambyemo cyane. Yarambyemo cyane. Harya ari Faisal? Ubu ngubu kubera Faisal baramufashaga ku bihaha cyane cyane, ariko ubu ngubu turi ku bindi bitaro biri Nyarutarama bita Frontiere bivura ibihaha. Araza akaba ari Faisal, ubundi akagenda aho ngaho. Urumva n'ibintu
Imana birababaje ariko Imana izabikora. Imana izabikora. La frontiere rero niyo barimo kumufasha kumuvura ibihaha kuko bafite inararibonye kubivura. Birimo kudutwara ibintu bikomeye, amafaranga menshi. Yego. Ariko turashimira Imana yuko uko biri kose Imana izakora ibitangaza. Abeho. Yazaba none se ibitaro bitanga ibyiringiro ko yavurwa agakira se byasaba iki? Yego, ibitaro bitanga ibyiringiro ko yavurwa agakira abonye amaboko. Yego. Urabona iyo ubonye imiti myiza hariho n'ukwa kuboko kwiza kw'Imana ni ukuri urakira. Yego. Ubu se abasha kurya bigakunda? Ntabwo byakunda kubera yuko yakubise hasi mashwari, bafite ibyuma mu kanwa, hari ukuntu babishyiramo bigafata amenyo no kugarura izo nzasaya. Noneho rero bamuhaye amezi 4 anywa ariko atari aranywa gusa ntabwo ari. Yego ko Mana yanjye nibyo. Ntabwo byoroshye kabisa. Ntabwo byoroshye, Imana ariko irabishoboye. Imana oya yitwa ishobora byose. Ishobora byose muvandimwe. Shagisi urakoze rero. Murakoze namwe. Buriya turi kumwe kandi Yesu araza kumurengera. Ni ukuri musengere, aragombera amaboko akomeye, imiti irahenze. Yego. Ariko mbere y'Imana n'abantu bayo ntabwo bigomba kunanirwa. Ku Mana byose birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Asante. Murakoze. Murumva ko bitoroshye rero twagiraga ngo Madame Atisi ahamye neza aya makuru y'uburwayi bw'umutware cyangwa se bw'umugabo. Reka rero dushyireho nimero, iyo nimero ubona kuri screen yawe, ushobora kuyikoresha utanga inkunga cyangwa se utabara mwene data Atisi kugira ngo turebe ko twagarura ubuzima bwe akagaruka mu buzima busanzwe. Yesu abahe umugisha. Yari Bikemu, turabakunda cyane.